Bakunzi ba Cyomoro Vete TV noneho tubazaniye agashya kadasanzwe wa mushinga mujya musuzugura ariko ukaba ari wo wakugira umuherwe mu gihe gitoya cyane biroroshye kubikora. Uyu musozi tugiye kuzamuka amatungo ahantu aba ni hejuru ntibiba byoroshye. Muraho neza murakomeye bakunzi ba Cyomoro Vete TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane, twari tubakumbuye pe. Nukuri ndasaba umugisha wowe undebye bwa mbere, nkusaba ngo ukande share ndetse ukande na subscribe, ndetse kandi ndashimira namwe mwabikoze, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Rero nihutishije inshuti yanjye, uyu munsi dufite akazi kenshi pe, ndagira ngo uyu munsi tubane muri aka kazi. Ari umuntu umutegarugori witeje imbere ngiye kujya gusura, so kumusura gusa kuko ngiye no mu buryo bw'akazi kugira ibyo nkora muri famu ye nkabishyira ku murongo. Rero mva nukuzamuka imisozi gusa ni mu karere ka Rwamagana. Bakuzi banjye muze tubane, turagirana nawe ikiganiro, mbega ni byinshi cyane tubahishiye. So rero aho kugira ngo meze mbatindire, ubu twafatiyeho nuko remba je ko intro, ubu twagiye mu rugendo turimo, munkurikirane muramenya byinshi. Bategarugori mushaka kwiteza imbere, uyu mudamu cyangwa se umutegarugori aratuma utinyuka, sibyo? Wowe mugabo wananiwe kwitinyuka, nubona uburyo uyu muntu yashiritse ubute agakora, nawe ndabizi biragutera imbaraga, wikure mu bikene uhaguruka utangire ukore. Ayore ikiyoro ubworozi bw'ihene. Mbibutsa ko ubworozi bw'ihene ni bwa bworozi ukora butate, nta stress bugutera, nta bibazo bindi, ni bwa bworozi ushyiramo umukozi uzi muzima ukora neza akabikurikirana, noneho ukajya ugiye kubisura, wowe ukajya baguhamagara ati ihene zabyaye, hari ihene zakuze zikeneye kujya ku isoko, ibintu nk'ibyo bintu bikakuryohera. Rero namukeneye ko muva mu bukene, muraje murebe uyu muntu ahantu yemeye akajyana ubwo bworozi kugira ngo akunde atera imbere. Abakunzi ba Cyomoro Vete TV rero dore umusozi ngiye kuzamuka, ubu uri hejuru y'urwo rutoki mubona, ni umworozi ngiye gufashayo. Umworozi w'umumama wagiye mu mishinga yo korora ihene. Inshuti zanjye dore ubu duparitse imodoka, twaparitse ubu tugiye kwataka n'ibirenge, ariko nyine ni wa musozi bavuga ngo ni biruhanya. Ni wa musozi bavuga ngo ni biruhanya, ariko nyine mureba umuhanda tuhingukiyemo, rwari urugendo rurerure. Aha nje ni mu karere ka Rwamagana, ngiye gukomeza nzamuke mpaka mejeje wa musozi. Rero uyu mworozi afite ubworozi bw'ihene, sinzi umva ninjya amahirwe akankundira ndamukoresha ikiganiro mwumve mwumirwe, mwebwe muvuga ngo muzicara mu rugo ngo abagabo bari bo babagaburira mudakora. Umva ndaje mbereke ukuntu, mbereke ko hari abamama bakuye amaboko mu mifuka kandi bikaba bibungura, bikaba bibaha amafaranga, sibyo? Bikaba bibaha amafaranga bakabasha gukemura ibibazo by'urugo, bakaniteza imbere, bakanasagura. Inshuti zanjye ubu tuvugana, ihene ze zatatswe no kurwara bikabije, zimwe zirwara ibibyimba, ndi muri operasiyo yo kuzibaga ibibyimba, izindi zirafungana zirwara indwara zo mu buhumekero, kandi iyi ndwara yo mu buhumekero irandura cyane. Ubwo rero bakunzi banjye
arambwira ati ibi ntabyo, nawe yari rumashana, yarivuriraga ariko abona biranze, abona ihene zikomeje gupfa ari nyinshi. Yambwiye ati njyewe nabanjije kwitinya, nanga kuguha mvuga ngo ninguhamagara ntiwemera kuza. Nshuti ba bantu bambwira ngo murampamagara ngo simbitabe, njyewe iyo umpamagaye ukangezaho ikibazo cyawe ntago nakwima umwanya, ntibibaho. Umwanya ndawutanga cyane ariko umwanya ndawutanga. Ubwo rero nkaza nkagufasha, nagera muri famu yawe ibibazo birimo nkabikubwira, nkasiga mufashije no kubikemura. Rero abantu bumva ngo aho muherereye ngo sinahajya, njyewe nta hantu ntagera, sibyo bakunzi banjye, nta hantu ntagera. Ubu nk'uyu nguyu ari Rwamagana imwe yo mu cyaro, namwe murabona umusozi ngiye kuzamuka, kuko hari umusozi ngiye kugeraho no kuvuga simbishobore, ceceke ubundi nyirizina mbereka igikorwa tugiye kuba turimo. Uyu ni umunsi wa kabiri. Umunsi wa mbere naje ndazivura, ndazisuzuma, ndazivura izifite ibibyimba, nzikorera operasiyo. Ubwo rero ni umunsi wa kabiri nayo nsubiyeyo. Uyu ni umunsi wa kabiri rero bakunzi banjye, ho ndabibereka uko aho bigeze. Bimwe njye mbabwira ngo ubworozi bisaba ngo ububemo. Ubworozi iyo utabubayemo burapfapfana. Nubona utabonye uko ugera mu bworozi bwawe, ujya umenya ko n'undi nta kintu uri gukora. We yambwiye ukuntu, yamaye ubuhamya bw'impamvu yatumye amara amezi 3 atagera muri famu ye. Kwa kundi avuga ngo, yavugaga ati ihene ntabwo zipfa kurwaragurika, ntizipfa kurwara. Nyine wawe yabifataga ko ari nk'ibintu byoroshye. Avuga ati ubworozi bw'ihene ni ubworozi budateye stress, sibyo? Arangijeho aza guhura n'impamvu zitari zimuturutseho zatumye biba ngombwa ko amara amezi 3 atahagera. Kandi pe afite abakozi beza, yabonaga bakora akazi neza, mbega ari ihene zishimishije, nziza, zibyibushye nyinshi. Ariko ubwo ibibazo biza gutera gute, biza kumutungura, biba ngombwa ko amara 3 months atahagera. Amezi 3 ashize atangira noneho kujya yumva telefoni z'abakozi be, ihene yapfuye, muvure gutya, mugenze gutya. Ko umworozi rero wimazemo igihe abazi n'imiti ikemura ibyo bibazo. Nshuti zanjye, abona biranze, noneho atungurwa no kubona havutse abana 30. Ihene zabyaye abana bagera muri 30. B'abana bose buri gitondo akumva ngo bapfuye, ageze aho yumva biramurenze, yumva ni igihombo. Yambwiye ati numvaga abo bana 30 bagiye kunkenura, mbega bagiye kumfasha gukemura ibibazo bitandukanye. Ariko abakunzi banjye, ageze abonye byanze, yumvisha n'izo batera zipfa, aravuga ati ngiye nakubona navase mamagara Icyomoro Vet TV. Ese ubu nimuhamagara ntazi we n'izo mbogamizi yari afite, nimuhamagara ntazi ndabigirane. So rero
arampamagara azi ngo ni ugupfa kubivuga nta kintu ndi bumufashe, ambwira ibibazo byose ahura nabyo muri famu. Umutima wanjye unyemeza ko uwo muntu akwiriye gusurwa. Mfata umwanya rero ndamusura, numvaga ari ahantu hafi, natunguwe no kubona reba uwo musozi aho hari ibiti byinshi inyuma, hejuru aho hejuru hariya hejuru niho ngiye. Ubu ngiye gukubita n'igiti nzamuke. So rero bakunzi bacu, ngezeyo nsanga koko ihene abakozi bazicishije inzara. Ibaze nayo ihene ziragirwa kugira aho zicwa n'inzara. Bazicishije inzara bimwe biteye ubwoba. Wa musozi dore ndimo kusatira, ndetse natangiye kuzamuka. Ngiye kuzamuka ngeraho hejuru muri ibyo biti muri kubona. Mumeze mpaka. Abakunzi banjye, dore ka gasozi ndi kukazamuka. Dore ahantu mvuye, nurutse aho hasi. Ndacyagenda rero. So rero ndahagera nanjye kubabwira ziterwa imiti zigomba guterwa. Rero bakunzi banjye, ikintu mugomba kumenya cyo, sibyo, mugomba kujya mwita ku matungo. Murebe impanga, ibaba Yesu we. Mwita ku matungo, kandi ibyo ubona udashoboye ukampamagara nkaza nkagufasha muri famu. So rero ubu tugiye kuvura, ibintu tubikorera uzungu, nka ya mvugo ya bubu. Bashumba mudufashe izo hene mwongeye muzisubize mu biraro ariho tuzivurira. So rero bakunzi bacyo mu Rovete TV, reka mu gihe turi kugana ku kiraro neza banatujyanira izi hene mu biraro, reka mbe nganira na nyirazo cyangwa se n'umworozi, arababwira byinshi cyane mutari muzi, mutabashije kumenya. Nongeye kubasuza nubwo twari turi kumwe kuva mu gitondo kugeza izi saha. Nta kibazo rwose. Mwadufasha mukazamura ku ijwi se bakaza kukumva. Muraho veterineri nanone. Muraho neza. So njyewe naragusuye muri famu ndatungurwa ndetse cyane. None watinyutse ute kugira ngo uyoboke ubu bworozi bw'ihene, kuko turabizara ubworozi bwinshi abantu bavuga bwunguka vuba. Mbwira byagenze bite, byakujemo biti? Murakoze. Njyewe nanjye natangiye ntabyumvisha, ariko nabonye amafaranga nari mfite ndavuga ati why not natangira norora ihene, kwako hari ikiganiro cyawe narakurikiye cy'ukuntu nyine ihene zigira umusaruro, kandi ndagushimira waramfashije pe. Rero ndebye icyo kiganiro cyawe mbona nanjye natinyuka koko nkatangira korora ihene. Nibwo natangiye korora ihene, zimwe zararwaye, hari umuveterineri nazihaye ngo azimvurire, zimwe zirapfa, izindi zirananuka. Nukuri numva ngeze mu kwiheba, ariko aho nyine aho namaze kukumenyera nabwo hamagaye ngo uzimvurire, urabona zarashishe zimeze neza rwose nta kibazo, kandi ziteye amabengeza. Ubu ngiye no gutangira kugurisha buriya. Wow. Okay. Ngiye numva ukiza wazatangira kugurisha zarangije kire ziriho. Nibyo byiza, zongere zibyibuye cyane. Urabona waratinyutse uzana ubworozi, utangira ku bworozi bwiza bwa kijyambere. Nukuri mvuze ngo urashoboye, ntago naba mbere. Nukuri warabishoboye pe, warabishoboye. So none igitekerezo, ndumva watubwiye uburyo wagize igitekerezo cyo gutangira ku bworozi bw'ihene. None ikintu ndi kwibaza, kugira ngo ushore amafaranga yose, ugashora ibi bishoro byose, ukagira aho wisanga uri mu bihombo nk'ibi ngibi, ese byatewe n'ikintu, uburangare bwawe, wabihariye abakozi ntiwabijyamo? Mbabara utumara amatsiko,
abantu bamenye ngo mbese ibintu bihomba ryari cyangwa ubworozi buhombera umuntu ryari. Murakoze. Nanone nk'uko ubivuze nanjye navuga ko nshobora kuba nabigizemo uburangare kuko nari nifitiye akazi kenshi, urabona tugeze mu ihinga nagomba kujya gushaka no guhinga, noneho rero ubwo mbisigira abakozi rero abakozi ntambere inyangamugayo, ntibazitayeho nyine bakambeshya, sibwo nanjye nigiriye kuri tere neza, mbona uko bimeze, mbona pe ni igihombo gikabije, abakozi ntambere inyangamugayo, buriya byansabye amafaranga kugira ngo nongere ntangire kuko urabona naratangiye korora inyarwanda ubu noneho kuko nabonaga nyine ari zo wenda zangirira akamaro, gusa nyine ariko n'izi bowers nazo zirafasha. Nuko byagenze rwose veterineri. Ndakumva cyane pe, ndakumva wakoresheje imbaraga byonyine nabyo imiti tumaze kugura ndeba yo kwishyura muganga, nabonye ari ibintu bikomeye, yo kwishyura abakozi ni ibintu biteye ubwoba, ariko nanjye naguhaye icyizere nkizibona nkuvuga ko nta hene izongera gupfa mu bworozi bwawe, kandi koko urabona kuva naza hari iyindi yari yongera gupfa. Rero ikibazo cy'amatsiko rero, gute uri umubyeyi, ndabona uri umubyeyi watinyutse ute kugira ngo wisange muri ubu bworozi? Urambwiye ngo nabigezeho gute? Nyine watinyutse ute kwisanga muri ubu bworozi bw'ihene? Mbega mbwira uburyo watinyutse ukica kuvuga ati njyewe ngiye gutangiza umushinga w'ubworozi bw'ihene. Nararebye nari mfite amafaranga, kandi urabona rwose iki gihe tugezemo uba ugomba kwishakira akantu wikorera ku ruhande, kuko ntabwo wazabaho utegereje umushahara gusa. Ndavuga ati kubera iki ntakorora ihene, kuko urabizi nize kwandikira kuri YouTube yawe muri comment nkubaza byinshi, nawe unyemerera ko uzanganiriza, unyemerera ko uzanyigisha. Rero ya masomo wampaye niyo nyine yaramfashije, nako gashoro ndakabona, kuko hari nakubwiye ko nanahinga. Rero hari imyaka narahinze ndayisarura ndagurisha, ngurishije rero ndizigama, maze kwizigama mbona nyine hari nandasaguka, ndavuga ati se kweki ntatangiza muri wa mushinga koko. Nkuko twabivuganye nyine ndabikora bicamo, bimwe urabizi byatangiye binahomba, ariko urabona aho bigeze ndashima Imana. Ubu aka kanya se waba waratangiye kurya amafaranga y'ihene? Mbega amafaranga araboneka? Tubwire. Cyane rwose. Ntubona ko se ko nashyize ubu nongeyemo n'abakozi, nawe urabibona. Ihene ni nziza rwose, kuzorora ni byiza, ntabwo zigusaba nyine umwanya ngo wirirwe ngo uzihanze amaso, ariko hari igihe ngira gutya nkaza nyine nkatungura abakozi kugira ngo ndebe ukuntu bakora, nkuko nayikubwiye abakozi ba mbere barantengushye nyine. Ubu noneho nanjye ndaza nyine nkabagwa gitumo nkago ndebe byakora, gusa nyine nkasanga nyine ihene ntabwo ziza, ntabwo zazindi zigusaba ngo uzihorezeho amaso, cyangwa nyine ngo zigusabe nyine ibishoro byinshi. Ihene rwose ntacyo nazigaya. Urabona uzi ko, reka nkubwire, ubu ngubu rwose sinaguye ko natangiye kubona amafaranga. Ubu ngubu ndi guteganya no kuzana n'inkoko, urumva, kuko izo nkoko nyine urumva ni umusaruro wavuye ku ihene rwose. Ni ukuvuga ngo rero iyo utaza guhura na bya bihombo byo gupfusha, urabizi ko akenshi icyororo cyangwa se umusaruro tutegereza ku twana twavutse. Iyo utagira ibibazo ngo utwana dutangire gupfa, ubu ngubu ugeze kure. Mbageze kure cyane rwose. Ubona ko hariya kiriya kiraro turimo nyine dushaka kucyagura kugira ngo dushyireho n'ikibuti cy'inkoko. Rero urumva iyo ntaza kugira icyo gihombo, iki kiraro kiba cyararangiye kera, n'inkoko zaragezeyo byararangiye. Gira inama rero wagira abategarugori badukurikiranye, turebe ko hari umubare munini watinyuka nk'uko watinyutse. Mana yanjye ndabonye uburyo wateye imbere birantungura. Mana we, gira basi akantu gato k'ubuhamya uhereza abantu, nurangiza ugira inama abadukurikiranye. Murakoze. Nanone nk'uko ubibona nabikubwiye mbere yuko dukora ikiganiro, nabyariye mu rugo, ndi umufiyemeri. Noneho rero ibyo bintu bimbaho, numvaga ubuzima bundangiriyeho, urumva, nkumva ko nyine birandangiranye. Ikintu nkwiye gukora ni ukwicara nkarira gusa iyo incident ntabwo yatumye nkomeza kwicara, ahubwo narahagurutse nkura amaboko mu mufuka
ntangira guhinga, maze guhinga ndagurisha, maze kugurisha norora ihene. Rero inama nagira abategarugori bose ni ugutinyuka bagahaguruka, kuko ntabwo baza, yego njyewe ndashobora kuba nta mugabo mfite, gusa n'ufite umugabo ntabwo agomba kwishingikiriza ku mugabo, agomba gukora, kuko nyine umugore arashoboye, umugore arashoboye kandi arashobotse. Abagore tugomba gukora, kuko bajya bavuga ngo ubundi umugore nawe ni imbaraga z'igihugu nawe. Ndumva rwose niyo nama nagira abategarugori bagenzi banjye. Urantunguye cyane, ubuhamya bwawe bunteye agahinda, ariko disi njyewe nabonye n'abana bawe mbona bameze neza, ariko wakoze igikorwa gikomeye, ntiwicare iwanyu ngo ukomeze mama wakurebe mu maso agenda akamwice, ahubwo mbona wafashe umwanzuro wo kujya kwikorera. Ni byiza. None reka ngushimire, murakoze cyane, nubwo wanze kwigaragaza kuri kamera ariko ni ngombwa, ni uburenganzira bwawe, gusa nibi utubwiye byari ingenzi. Kandi ndizera ko abategarugori ndetse n'abandi bakeneye kuva mu bushomeri bumvishe inama wabagiriye, nabo barebye. Njyewe natunguwe n'uyu musozi wajeho, ariko wanyibiye ibanga mbwa ko impamvu waje kuri uyu musozi niho wari ubonye hahuye n'ubushobozi wari ufite. Ariko nyine mana yanjye, ubutaha nzajya nabwo nza kubasura, kandi muzana n'inkoko, ikintu nkwemereye nzajya ngufasha nze kuzikorera visite, kuko nawe hari icyo wamariye abakunzi bacu, sibyo? Murakoze. Nanjye ntabwo gushimira, kuko ihene zanjye ubwo zigeze aho zigeze ahangaha nyine ni wowe mbishimira, kuko uzitaho, kandi ni ukuri urakoze cyane kuba unzirikana. Nanone ndongera ndashimira cyo Murebe TV, muba hafi abanyarwanda bose, especially abashomeri nyine, mukaba kwiteza imbere. Ibi byose nyine nanjye ngezeho, navuga ngo ndabibashimira. Mwarakoze kumba hafi, kandi ndagushimira ko nyine udusubiza nyine. Hari ukuntu abantu bashyiraho aba-YouTubers bashyiraho ibintu kuri YouTube zabo, ariko wamwandikira ntagire icyo agufasha, nyine ugasanga rimwe na rimwe aba ari no kukuryoshya, gusa nyine ndagushimira ko dukurikirana nyine mpaka umushinga urangiye, kandi ndagushimira ku bwa za nama wampaye nyine, ukuntu wanyigishije byaramfashije nyine, nibyo bingejeje ahangaha. Nashishikariza abanyarwanda bose nyine n'abantu bose ko bagukurikirana nyine, nicyo kintu numva nakugirira nyine. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze kubw'iki kiganiro tugiranye, kandi ni ukuri nanjye ndavuze nti nzagaruka, sibyo? Nabikwemereye, nzagaruka. Nuzana ubworozi bw'inkoko nta kibazo, nzagaruka ngusure, kandi icyo gihe ntago noneho nzakwishyuza. Ciao. Murakoze cyane namwe.